intare intare bamwe babita abacunguzi abandi bakabita ibyinengero by'umunyarwanda. Aba ni umutingito ku butaka, bakaba inkuba mu kirere, umuhengeri mu nyanja, bakaba inzozi mbi z'utekereza gutera u Rwanda. Aba ni intare ku mutima no mu bikorwa. RDF, Rwanda Defense Force, igisirikare cy'u Rwanda. Aba nibo bahangayikije umwanzi w'igihugu, bakamufata ku gakanu, bakamwima umwanya wo guhumeka, bakamwibagiza uruhande rwanira mu kanya nk'ako guhumbya. Ucyumva izina intare, nta kabuza mu mutwe wawe hahita hazamo ishusho y'umusirikare wambaye imyambaro yifuzwa na benshi, ariko ikabonwa na ba nyirayo. Aba baheka ibiro 20 ku mugongo, bakambara bulletproof cyangwa se ubwirinzi bw'amasasu bupima hagati y'ibiro 12 kugeza kuri 16. Imbunda zigezweho zirimo nk'indebakure zizwi nka sniper guns zo mu bwoko bwa sniper rifles, zirimo zigezweho cyane mu bya gisirikare. Akaza kandi na pistol ntoya bambara ku itako, zirimo Jericho 941 zo zanakorewe mu Rwanda binyuze mu Rwanda Remico Rwanda cyangwa se Rwanda Engineering and Manufacturing Corporation. Iyi myambaro idasanzwe ndetse idahabwa buri umwe wese ni icyubahiro ku gihugu, ikaba ishema ry'umusirikare. Gusa nanone kugira ngo witwe intare biraharanirwa. Kuva ku ikosi ry'urupfu n'ubuzima bakora, amajoro akurikirana mu mashyamba y'inzitane n'ibindi byinshi bituma habwa umwambaro wa RDF irangajwe imbere na His Excellency Afande President Paul Kagame. Reka turebere hamwe urugendo rw'umusirikare w'u Rwanda kuva avuye mu rugo iwabo agafata umwanzuro wo kwinjira mu ngabo z'u Rwanda kugeza abaye special force ku rwego rwo hejuru. Amazina yanjye nitwa Christian Nkurunziza. Ninjye mugiye kubana muri iki kiganiro. Kandi niba uri ubwa mbere wisanze hano, kanda subscribe dukomeze kubana mu byegeranyo by'ubutaha. Ukande like iyi video nuba wayikunze. Mbahaye ikaze. Ubundi urugendo rw'umusirikare rutangira kimara kugira igitekerezo cyo gusaba kwinjira mu ngabo z'u Rwanda. Hanyuma hakaba kohereza ibyangombwa byo kuba bishinzwe. Hanyuma y'ibyo bakabwa itariki runaka yo kujya gukoraho ibizamini. Aho rero ni naho bahurira n'abandi bafite inyota yo kwinjira mu gisirikare cy'u Rwanda. Gusa ayo mahirwe ntago ari ko ubishatse wese amusekera. Muri ibyo bizamini harimo nko gupimwa indwara zidakira, gusuzumwa ibihaha bakoreshwa ibizamini birimo nko kwiruka, maze agatoranywa abujuje ibisabwa, ubwo abandi bagasubizwa inyuma bitewe n'uko babona batujuje ibisabwa ngo bahabwe imyitozo ya gisirikare. Nyuma yaho habaho guhamagarwa kuri babandi baturanyijwe, maze bakajyanwa gukora ikosi ridasanzwe ndetse riteye ubwoba cyane kugira ngo baremo umusirikare udasanzwe umeze nk'abo tubona muri RDF. Imyitozo idasanzwe itangira hitwa Ntasho Basic Military and Training Center, aho ni mu karere ka Kirehe, ahakorerwa imyitozo y'ibanze ya gisirikare. Muri iyo myitozo harimo nko gutozwa discipline ku rwego rwo hejuru cyangwa se ikinyabupfura, indangagaciro z'umusirikare nyawe, gukunda igihugu n'ibindi byinshi. Gusa hari n'abandi bageranwa ku ikosi ridasanzwe rizwi nka kadete, aho nabo bakora ikosi risuzuma ko rigasiba undi. Rwanda Military Academy, aho niho bita igako mu karere ka Bugesera, ahasohoka intare ku mutima no ku mubiri. Aha niho bakorera ikosi ridasanzwe ririmo nk'iryitwa Combat Diving Training, batorezwamo kwibira cyane munsi y'amazi, kurwana n'umwanzi mu mazi, ndetse no kugenda mu mazi ukagenda bucece nk'umuyaga kugeza ugeze ku mwanzi maze ukamuha isomo. Aba batozwa kudasubira inyuma, kabone n'ubwo wabasigaye uri umwe ku rugamba, ugomba kurwana kugeza ku kuka ka nyuma. High drop, high wire training, cyangwa se kugendera ku migozi. Ino ni imwe mu myitozo ihambaye bakora, buryo ishobora kuvamo impanuka zidasanzwe zirimo n'urupfu rubi cyane. Aba batozwa kugenda kuri iyi migozi bambukiranya imisozi, amazi magari ndetse no kuri inyubako ndende bifashishije imigozi. Nyuma y'ibyo batozwa gukoresha imbunda zose kandi neza, kudahusha igipimo kabone niyo haba mu ntera ndende, kwivugana umwanzi ukoresheje uburyo bwose bushoboka, haba ibiganza byawe cyangwa se ukoresheje intwaro, ukabikora vuba kandi kinyamwuga ku buryo nta bimenyetso usiga inyuma. Mu ikosi ridasanzwe bakora harimo no gukora urugendo runini n'amaguru. Uru ni urugendo rurerure cyane, rushobora kujya ku birometero 10 cyangwa se bikanarenga. Nyuma yo gukora ikosi ridasanzwe niho bashyira mu byiciro bitewe n'ubumenyi bwa buri wese. Akabonekamo bajya muri Rwanda Land Force, igisirikare cy'u Rwanda kirwanira ku butaka. Rwanda Air Force, igisirikare cy'u Rwanda kirwanira mu kirere kikanacunga umutekano w'ikirere cy'u Rwanda mu buryo bwose. Akaza Military Health Service, ibigizwe n'abashinzwe ubuvuzi mu bya gisirikare. Rwanda Reserve Force, ibigizwe n'abasirikare babaye retired cyangwa se bakuwe mu kazi bitewe n'impamvu zitandukanye zirimo n'uburwayi. Gusa binyuze mu mashami atandukanye nka Operational Reserve Force, ariko kongerwamo n'abasore n'inkumi bato bakinjira mu gisirikare. Marine Unit, igizwe n'abasirikare bacunga umutekano wo mu mazi nko muri Lake Kivu ku buryo nta mwanzi watera u Rwanda anyuze hasi y'amazi. Akaza igice cyihariye cyitwa Specialized Unit and Commands, kigizwe n'abajepe cyangwa se Republican Guard bashinzwe gucunga umutekano w'umukuru w'igihugu n'umuryango we ndetse n'abandi banyacyubahiro batandukanye. Aha dusangamo Special Operations Force, Special Force, igizwe n'abasirikare bihariye bakunze no gukorera ikosi ry'inyongera rihambaye mu bihugu bikomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Jordan n'ahandi. Aba nibo boherezwa kuri misiyo zihambaye zindi zagoye abandi basirikare bose, maze bagira bagahitamo ubaho n'ubura ubuzima. Nyuma y'ikosi ridasanzwe nibwo bahabwa umwambaro wa gisirikare, military uniform, ndetse n'ibindi byangombwa bya gisirikare nk'amakarita abaranga. Iyo turyama tugasinzira hari abandi bana baba bacanye ku maso baducungira umutekano. Aba nibo RDF, intare.
ni nansobe iki cyegeranyo cya none, kanda subscribe na like kugira ngo tubane muri video z'ubutaha. Amazina yanjye nitwa Christian Nkurunziza. Ndabashimiye naho ubutaha.